Ubutaka buhingwaho petrole, gaze, amabuye y'agaciro, amazi n'amashyamba ni imitungo kamere Banki Nyafurika Itsura Amajyambere BAD ivuga ko yiharira 1/3 cy'ubukungu bwa Afurika. Icyegeranyo gisha cya BAD cyerekana ko 80% by'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga ari amabuye y'agaciro, gaze na petrole muri Central Africa, Chad, Congo Brazzaville, Cote d'Ivoire, Congo Kinshasa, Guinea, Sierra Leone, Sudani y'Epfo n'iya ruguru na Zimbabwe. Naho 70% by'abakozi bagakora imirimo ifitanye isano n'uyu mutungo mu Burundi, Central Africa, Cote d'Ivoire na Congo Kinshasa. Ariko kubera guhanganira kugenzura umutungo kamere aho kugira uruhare mu iterambere ry'ibi bihugu, amafaranga uvamo akoreshwa mu ntambara n'amakimbirane, maze imiyoborere mibi na ruswa bikimikwa, ishoramari rikadindira, ibihugu bigahora mu midugararo n'ubukene. Icyatumye ibyinshi muri Afurika byitwa fragile states cyangwa weak states, bisobanura ibihugu bidakomeye cyangwa bijegajega. BAD igaragaza ibihugu 19 biri kwisonga mu kohereza ibicuruzwa bikomoka ku mutungo kamere ariko bihora mu ntambara n'amakimbirane kubera kuwucunga nabi. Uburundi buri imbere, hagakurikira Central Africa, Chad na Comore, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Somalia, Sudani y'Epfo n'iya ruguru, Libya na Zimbabwe nabyo birugaragaraho. U Rwanda na Uganda byo biri muri iyi raporo nk'ibihugu bikoresha neza umutungo kamere w'amashyamba na park mu guteza imbere imibereho y'ababituriye binyuze mu kubaha akazi mu mahoteli no mu bikorwa byo gucunga inyamaswa no kubungabunga amashyamba na park, ndetse ngo hari n'amafaranga bagenerwa buri kwezi hagendewe kuyinjiye, hakodeshwa amahoteli no kwishyuza ba mukerarugendo basura ingagi n'izindi nyamaswa zibakurura. Gusa ibintu bikuraho ko mu Rwanda hakiboneka amakimbirane by'umwihariko ashingiye ku mutungo kamere w'ubutaka, nk'uko ikigo Iriba giteza imbere umuco w'amahoro giherutse kubigaragaza muri filime mbarankuru yiswe Ubutaka bwanjye. Amakimbirane twarayahasanze koko, dusanga ari amakimbirane ashingiye ku bintu bitandukanye, harari mu miryango hagati, harari hagati y'imiryango, hari amakimbirane aterwa n'ukuntu ibibazo byagiye bibaho byagiye bikemurwa, nko kuba harabaye isaranganya ryihutishijwe mu myaka ya mbere nyuma ya Jenoside. Uyu munsi abantu bakaba badashaka kubiha agaciro, bakaba babikandagira bitwaje itegeko, kandi mu by'ukuri icyo gihe iyo kitabaho ntago mpamya ko uyu munsi tuba twicaranye muri uru Rwanda. Ibyo ni bimwe mu bibazo bihari, cyangwa se ibijyanye n'uburinganire, kubera ko ubutaka ari gakondo. Usanga abantu bibagirwa ko iterambere ritanga uburinganire hagati y'abana b'abakobwa n'abana b'abahungu no mu butaka bigomba kujyamo. Hanyuma rero uburyo bigenda byigaragaza nuko abantu bagerageza kubikemura n'ikindi kibazo, kubera ko muri aka gace dutuyemo hagiye abaho kenshi ikintu cyo kutubahiriza amategeko, kutubahiriza ikiremwa muntu. Abanyapolitike batafite ibitekerezo bizima bagakoresha ubwo butaka no kubwambura abandi ari uburyo bwabo bwo kugera ku byo bifuza. Niyo mpamvu usanga abantu bibwira ko kwica umuntu cyangwa se kumuhemukira ari igisubizo. Banki Nyafurika Itsura Amajyambere irasaba ibihugu bya Afurika gushyiraho amategeko n'amabwiriza kandi agakurikizwa, hagacunga umutungo kamere mu buryo butabangamira ibidukikije, amafaranga uvamo agakoreshwa mu iterambere ry'ibihugu n'iry'imibereho y'abaturage. Hano muri studio turi kumwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Minisiteri y'Umutungo Kamere, ni Bwana Evode Imena. Turabakiriye muri studio za TVTN. Murakoze cyane. Mu minsi ishize Banki Nyafurika Itsura Amajyambere yasohoye raporo ivuga ku birebana n'umutungo kamere, ivuga ko 1/3 cy'umutungo muri Afurika ibihugu biwukesha umutungo kamere. Amabuye y'agaciro ni rumwe mu nzego zigize umutungo kamere, kandi no mu Rwanda arahagaragara. Yenda mushobora gutangira mutubwira ese afite ruhare ki mu iterambere ry'igihugu, mu bukungu bw'igihugu, yenda dufashe nko mu byavuba nk'umwaka umwe cyangwa 2 ishize. Murakoze. Amabuye y'agaciro afite uruhare mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu kwinjiza amafaranga y'amanyamahanga ayo dukunda kwita amadevize. Ibyo rero bigafasha mu kuzatuma igihugu kigira ibyo gikura hanze. Icya kabiri, amabuye y'agaciro agira uruhare mu gutanga imirimo ku baturage benshi, aho dufite abaturage hafi y'ibihumbi 40 bakora mu gucukura no gutunganya amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro nanone agafasha mu kwihutisha iterambere ry'icyaro, aho za societe na za koperative zikorera mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro zigenda zijyana ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abaturage aho zikorera.
mu bijyanye n'ubukungu ayo madevize yinjiza yenda hari imibare yenda mikeya ishobora kuba kutubera nk'urugero. Mu mwaka wa 2015 turangije vuba ahangaha u Rwanda rwohereje amabuye y'agaciro afite agaciro ka miliyoni 149 z'amadolari y'Amerika. Mu mwaka wa 2014 twohereje hanze amabuye y'agaciro ya miliyoni 210, no muri 2013 twari twohereje hanze miliyoni 223 z'amadolari y'Amerika. Ubwo mugeranije n'izindi nzego igihugu gikuramo amafaranga yenda nk'ubuhinzi, inganda n'ibindi, amabuye y'agaciro abafite kigero kimwe kuzamura ubukungu bw'igihugu. Kimwe n'izindi nzego zifasha mu byo twohereza hanze igihugu harimo ubuhinzi, kawa, icyayi n'ibindi bihingwa. Amabuye y'agaciro ariko yo ni rwo rwego rwa mbere mu by'igihugu cyohereza hanze mu bijyanye n'ibicuruzwa, ariko noneho ni rwo rwego rwa kabiri mu bijyanye n'ibyinjiriza amadevize igihugu, ubwo ruza nyuma y'ubukerarugendo. Ugereranije rero mu bicuruzwa, ibyo twita ibicuruzwa bimenyerewe mu gihugu ni kawa, icyayi n'amabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro aza afite uruhare hafi 50-60%. Raporo ya Banki Nyafurika Itsura Amajyambere ivuga ku birebana n'ibibazo by'amakimbirane, intambara bivuka mu bihugu mimbere cyangwa hagati y'ibihugu kubera umutungo kamere, ubwo twe turi bugume ku mabuye y'agaciro n'ubundi. Mu Rwanda yenda tukirimo imbere mu gihugu hari uburyo abaturage bafite amasambu acukurwamo amabuye y'agaciro, usanga bavuga bati ingurane duhabwa ni ntoya, abandi bakavuga bati tuyibona itinze. Hari nabo usanga bavuga bati ntitubasha kubonamo imirimo, n'abayibonyemo bakavuga bati bamwe muri bo iyi mirimo amafaranga dukora ku munsi ni make, urebye n'imvune dukorera. Ibintu ushobora gusanga baba bavuga ko bituma baguma mu bukene, kandi raporo ya Banki Nyafurika Itsura Amajyambere nayo ivuga ko ahantu amabuye y'agaciro umutungo kamere ucungwa nabi abaturage bahora mu bukene. Mu Rwanda ibibazo nk'ibyo ngibyo mu bikoraho iki kuri ubu bimeze gute? Icyo twishimira nuko muri iyo raporo mukomojeho ntabwo u Rwanda rugaragazwa nk'igihugu gifite ikibazo mu bijyanye n'imicungire y'umutungo kamere. Ni igihugu ahubwo gitangwaho nk'urugero mu bihugu biri kugenda binoza imikorere n'imicungire y'umutungo kamere. Ariko ntago byabura kuvuga yuko nta bibazo dufite, turabifite koko, ariko ku bijyanye n'amabuye y'agaciro muri rusange hari ikibazo cy'uko tutaragera ku rwego rw'imicukurire nyayo iteye imbere. Turacyafite aho dukora ubucukuzi ku rwego ruciriritse cyangwa urwego ruto. Ibyo rero iyo ubucukuzi bugiciriritse cyangwa buri ku rwego ruto bituma rimwe na rimwe nta genamigambi rizima riba ryakozwe mbere yo gutangira iyo mishinga. Iyo rero nta genamigambi rihari ngo nyiri umushinga banze asobanukirwe mbere na mbere ibyo agiye gukora, abonero no kubisobanurira abatuye hagiye kubikorera, nibyo bibyara bya bibazo mumaze gukomozaho. Ariko igishimije nuko dufite amategeko meza aramutse akurikijwe nk'uko yanditswe, ibyo bibazo byose ntabyo twagira. Ku bijyanye n'indishyi ihabwa abari batunze ubutaka aho ubucukuzi bugiye gukorerwa, hari itegeko ribisobanura neza. Itegeko rijyanye no kwimura abantu ku nyungu rusange rigaragaza inzira bigomba kunyurwamo, uburyo ikibazo gitangira kugeza ku musozo. Ubwo icyo turi gukora ni ukuganira n'inzego zose bireba, cyane cyane abacukuzi ubwabo ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze, kugira ngo abaturage basobanurirwe neza ibigomba gukorwa. Twumva yuko iyo kibazo uko iminsi iza gushira nacyo kizava mu bibazo dufite. Tuvuye mu bibazo bivugwa imbere mu gihugu, none reka tuse n'abarenga imipaka. Mu minsi yashize, mu mwaka ushize, hari raporo yasohotse ishyira u Rwanda kwisonga mu kohereza amabuye y'agaciro hanze muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Ariko iyo raporo yaje mu gihe hari izindi usanga zigaragaza u Rwanda nk'igihugu cyohereza amabuye y'agaciro ariko atava mu gihugu imbere, ndetse bakavuga ko amenshi aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mushobora kugira icyo mubivugaho? Ni ikibazo cyiza, ariko nagira ngo nasobanure. Hari ikintu abanyarwanda tukwiye kuzasobanukirwa neza. Buriya nta gihugu na kimwe ku isi muri bimaze kwiteza imbere bitagura amabuye y'agaciro. Barayagura, bakayatunganya, bakayakuramo ibi bikoresho byose turi gukoresha hano. Ariko kubera za politiki zifite ibindi zigamije, u Rwanda rwagiye rusigwa ibara nkaho urwo
amabuye yose rufite rucukura ari amabuye ruba rwakuye ahandi. Ariko twakwiye kwanza kumenya yuko gukura amabuye mu kindi gihugu ukayazana iwawe kugira ngo yatunganye ntago ari icyaha, kuko nta gihugu kitabikora. Ibi bicyaha ryari? Bibi icyaha mu gihe bikozwe binyuranije n'amategeko. Rero kuko muri aka gace k'ibiyaga bigari dutuyemo hari ibihugu bikiri kwiyubaka mu nzira y'amategeko, mu nzira y'amabwiriza, mu nzira yo kuvugurura imicukurire, twabaye tuvuze ngo mu gihe batarashyiraho ingamba zihamye, reka tube turetse kwemera ko ayo mabuye ava mu ibyo bihugu aza. Ariko ntibibuza nyine ko abafite ibyo bagamije ku mpamvu zabo za politiki bakomeza bavuga ngo u Rwanda rwagize gutya rwagize gutya. Ni amagambo azakomeza kuvugwa. Ikidushishikaje twe nk'abanyarwanda ni ukuvuga ngo ibyo dukora tubikora neza, n'uwaza gusuzuma ibyo asuzuma azasanga duhagaze neza. Nanone ntibishobora kubuza ko hari ushobora gukora amakosa. Mu bantu benshi hashobora kugira ukosa. Ikinyenzi rero nk'igihugu ugomba kuba ufite ni amategeko. Amategeko avuga ngo unyuranije n'ibiteganijwe bigenda bite. Abo rero nabo igihe hari unyuranyije nako n'amategeko, tugira uburyo bugenwa n'amategeko bwo kumusubiza ku murongo. Rero icyo nakwizeza abanyarwanda nuko igihugu cyabo gifite amabuye y'agaciro, igihugu cyabo kiri kugerageza gushyira imbaraga zose kugira ngo acukurwe neza kandi abateze imbere. Ariko nanone uko tushaka guteza imbere igihugu cyacu ni ukuvuga ngo ntabwo tugomba kubuzwa iby'ibindi bihugu byo byemerewe gukora. Ntabwo ibihugu bimwe na bimwe by'Iburayi ari byo bigomba kwemererwa gusa kugura no kugurisha amabuye. Kuki u Rwanda tutabikora mu gihe tuzi ngo nta kibazo biri guteza? Naho rero turi kugenda dusobanura, nta nubwo bisobanurwa hano mu Rwanda gusa, ni ku rwego mpuzamahanga, ko twe dufite amategeko aragaragara, dufite imikorere yuzuye, ahubwo icyo dushaka no guteza imbere inganda, ubucuruzi na tekinoloji muri iki gihugu. Mushatse kuvuga ko yenda haraturuka muri Kongo ariko mukayagura akaza mu buryo bwemewe n'amategeko? Ntabwo turatangira kubikora, ahubwo turi kuvuga ngo kuki tutakwiye gutangira kubikora mu gihe yaba Kongo yaba n'ibindi bihugu mu biyaga bigari byubahiriza amategeko mpuzamahanga. Ikigomba gusobanuka ni ese ubundi kuki babibuza? Babibuzaga kuko bavuga ngo amabuye y'agaciro ni yateza intambara. Ariko yaba wowe cyangwa n'abandi bose bazi neza amacakubiri n'ibindi byose biteza intambara muri aka gace k'ibiyaga bigari, bose bazi yuko atari amabuye y'agaciro ateza ibyo bibazo, ahubwo kubera impamvu za politiki z'imiryango imwe n'imwe bakavuga ngo mwebwe mw'abanyarwanda mwe mwibikoraho mubiduharire. Noneho rero twe twaravuze ngo reka twubake system nzima z'imikorere, twubaka amategeko, twubaka amabwiriza ashobora gutuma umenya inkomoko y'amabuye. Ni bimwe twita traceability, ni bimwe twita certification. Muri aka gace k'ibiyaga bigari u Rwanda nicyo gihugu kimaze gutera intambwe ifatika mu kugaragaza inkomoko y'amabuye. Ariko kugeza uyu munsi kugira ngo mbisobanure, ayo ducukura, ayo ducuruza ni amabuye yo mu Rwanda. Ariko kuko tumaze kugira system isa nkaho imaze gushimangirwa muri traceability na certification, mbese kugaragaza inkomoko n'umurongo wose amabuye azacamo kuva yacukurwa kugeza ageze ku isoko mpuzamahanga, turi kuvuga tuti ese kuki noneho dukomeza dufungwa gusa nkaho tutagomba kwinyegambura? Ubwo mu Rwanda ni bwoko ki bw'amabuye buhacukurwa? Ducukura mu bwinshi, ducukura yitwa Gasegereti, hagakurikira hayitwa Coltan, hagakurikira yitwa Wolfram, hakaza amabuye yitwa Amabengeza, hakaza n'ayitwa Zahabu, hakaba n'Ubutare. Gahunda noneho yo kuba mwarangura amabuye hanze y'igihugu mukayatunganya mukayacuruza, ubwo hanze mushobora gukenera ubuhe bwoko yenda nko muri Kongo? Ntabwo ari Kongo gusa turi kureba. Kuki se tutagura amabuye muri Brazil? Kuki tutayagura muri Vietnam? Kuki tutayagura muri Zambia? Kuki tutayagura muri Australia? Twe turi kuvuga ngo aho ubwo si mbese ntabwo turi kureba iby'uyu munsi, turi kureba ahubwo n'ibyo mu myaka iri imbere. Muri kubona ko dufite ishongesherezo rya Gasegereti riri hano i Karuruma muri Kigali. Ririya shongesherezo rirahagije ku isoko ryacu ku bwinshi bw'amabuye ducukura.
ariko se mu myaka 10-15 iri imbere tuzaguma muri ibyo, tuzaguma muri toni 700 gusa ku kwezi? Kuki tutareba toni ahubwo 7,000 ku kwezi? Kugira ngo rero ibyo bikunde, ntabwo u Rwanda rugomba kuzitirwa. Nabaha nk'urugero, hari ibihugu by'Iburayi muzi mwese neza yuko ari byo bicukura nako bifite inganda zitunganya zahabu nyinshi ku isi. Hari n'ibindi muzi bikata bikanaconga diamond bibi Burayi. Ibyo bihugu byombi nta mine za zahabu nta na mine za diamond zifite, ariko barabikora kuko bemerewe kugura no kugurisha. Kuki u Rwanda rwo rubuzwa kugura no kugurisha? Noneho tuvuye ku birebana no gucukura no kuyarangura no kuyagurisha, yenda ni gahunda kino naho ihari mu rwego rwo guteza imbere amabuye y'agaciro mu Rwanda. Gahunda ya mbere ni ukuvugurura imikorere, tugacukura neza kandi tugacukura byinshi. Iya kabiri, ibyo ducukuye reka tubyongerera agaciro. Niyo mpamvu hari imishinga myinshi yo gutekereza uburyo amabuye ducukura yahindurwamo ibikoresho hano byajya ku isoko bifite agaciro kiyongereyeho. Hari imishinga iri gutegurwa, iri kuganirwaho n'inzego zitandukanye zirebana n'iby'inganda, zirebana n'ibyoherezwa mu mahanga, zirebana n'ishoramari, kugira ngo tubinoze imikorere tuyivugurure. Ntabwo biri kwihuta ku ntambwe tubyifuzaho, ariko turizera ko umurongo dufite uzatuma tugera ku bucukuzi buteye imbere. Ndabashimiye cyane Bwana Evode. Murakoze cyane. Evode Imena ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Minisiteri y'Umutungo Kamere. Niwe twaganiraga ku birebana n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. General Felix Uwitonze, mukomeze kunogerwa na gahunda za TVTN.